sibyo kandi ntumpishe iki ntumpishe wa musaza urabizi dufitanye gahunda ndende njya ko kuvana hirya iriya nkakuzana ahangaha twari dufitanye gahunda ndende sibyo mbwiza ukuri ibintu ndimo kumva nibyo koko ibiki se kandi ntabwo Emile na kamarade baje kukureba ahangaha mukicara mukagira ikiganiro ngewe ese ahubwo urumva ibyo bintu bishoboka ariko wa mugabo usinze ukuntu usigaye uteye wembwira ngo ntuzi ukuntu usigaye nteye sibyo ahubwo si ibyo bintu urumva bishoboka kubera iki bidashoboka namenye ibyawe ari ibiki ngwiki kubera iki bidashoboka uzi ukuntu navuye mu rugo bari abana bambonye ubwabo banyicira bakanyihambira kandi muze witonde none ngo ngewe mbonana nabo gusa nabona nawe gute urashaka guha amakuru neza nyaguhe neza nkubwire n'uwo babonye mwicaranye murimo kuganira mumbwire Fabiola ubwo yarabiboneye we na Emile na kamarade muri kumwe hara ku rupangu muganira Fabiola arambeshya ni ukuri kw'Imana ariko wowe nturikoma shyira mu bwenge utekere urumva ibyo bintu bishoboka noneho reka kuba wowe ubegewe uzi ukuntu navuye hariya uzi amagambo nababwiye uzi ukuntu wampiga n'ubu ngubu batazahondi uzerekera aho ngaho umuntu ni ikimwihishemo urumva unyumve neza ni ukuri urimo uranjomba inkota mu gisebe ntuzane amagambo maremare kundusha ntuzane amagambo maremare yo kundusha uburakari kuko muze ndamutse nsanze ko kora ibyo mwaricaranye na Emile na kamarade waba uhemutse ku rwego rwo hejuru ntabwo nari nzi ko umugabo nkawe ukuze usheshe kangwi ushobora kugira imitwe nk'iyo ngiyo ahubwo se urumva icyo kintu gishoboka rero nkubwire ubu ni ubwa kabiri ngiye rero niba utakinyizeye ngenda umuntu w'umugabo ungana ureba uko ngana gutya rekera uretse ibyo kwizera umuti ntabwo bakuzane bakawuguha ngewe wowe none se si wowe nawe utumye ahubwo kandi nkubwire dogita niba utangiye kugenda unyishishamo bene ako kageni rugema uranzi rugema niba utangiye kugenda unyihishamo bene aka kageni ibyanjye nawe ntabwo biri zo kumera neza umuti ubwawe wazimiriye mu ntoki zawe ariko rugema reka ngewe sintera amagi ariko yapfuye ndayamenya ni ukuri wamaze guhinduka kandi ibyo twasezeranye urimo urashaka kunyihakana ngewe mbwira nongere niturongere kuko imbere y'abariya bana sinasubirayo uzi ko wanteranyije nabo uzi ko bambonye bananyica igihari rwose icyizere twari dufitanye wenda kirangirira aha nigendere amahoro kuko ngewe niyo ingano yanjye mpagarara ku kuri ariko sinarizi ko wahinduka bene ako kageni ku buryo ushaka n'inzira naho zitari baba we mana yanjye muzereka nkubwire ikintu kimwe igihe nataye kwera nanjye icyo nataye ni kinini urumva ariko reka nkubwire ikintu kimwe ndakubaha urabizi sina ngombwa yuko twakagombye kuva mu masezerano kano kanya ariko nuramuka utandukiriye ukora inyuranye ukubiri n'ibyo nge nawe twasezeranye twambuka imisozi tugatera indi tukamanuka indi ubundi se abo bose no kubimenya se wowe babashyiriye barinda bashaka n'imitego n'iki kuki we wumva ko ibyo bavuga ari ukuri ahubwo se mbwira urabona najya imbere y'abariya bana gute insiye hehe tuza nakubwiye ngo nuramuka urenze ku nshingano ugakora ikosa rikomeye ryo kuba wagirana gahunda n'abariya bahungu niturana umujyi wa Kigali bizakugira ingaruka zikomeye. Bakunze ba filime za Y'umusaraba S3 rugema namara ko yamenya ko uyu musaza yamugambaniye azakora iki rero nimba tubashe kuba tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe nandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe norangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo bye nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu badukurikiye. Ese wowe ubona rugema n'uyu musaza papa kamarade rugema namara ko yamenya ko uyu musaza papa kamarade yamugambaniye azakora iki byose turaza kuba twabirebera hamwe. Ese cyusa we ibye na iribagiza ndetse na isimbi byo biraza kuba byagana he uko twamaze kubona ko ibyabo byo bitameze neza kubera ko cyusa agumye yihakana umwana noneho bigeze ku yindi ntera noneho atangiye kuba yabwira isimbi ko atanamukeneye byose nabyo turaza kuba twabireba. Ese rugema ndetse na Fabiola n'umuzamu wabo ibyabo nabyo biraza kugarukira he byose turaza kuba twabirebera hamwe hano kuri no episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese ibintu biraza kuba bimeze bite rero nimba ufite igitekerezo ujya hasi muri comment ubashe kuba wakitugezaho nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo
ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri no munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Rero hari ibintu byinshi tumaze kuba twabona hano muri filime Inzira y'Umusaraba, ariko reka mbanze mbabwire akantu gatoya. Hari abantu benshi bamaze kuba batwiyitirira bagenda bavuga nk'ibi bintu tugenda tubabwira ku yandi bacano bababeshya. Iyi niyo cano yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho amakuru yose aza muri filime Inzira y'Umusaraba, ni yose ni hano uyasanga. Rero koraho subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa n'ibyiza tugenda tubagezaho. Ariko twabonyemo ibintu byinshi hano muri ino filime byatangiye kuba byashimisha abakunzi bacu, bari kwibaza ati ese Rugema ndetse n'uriya musaza papa Kamarade nizihe dero bapanze, byose ndaza kuba nazikubwira. Ese uyu muzamu araza kuba yavuga umuntu wamukubise akamukomeretsa agatuma asinzira, nabyo byose turaza kuba twabirebera hamwe. Ese Fabiola we aragomya agira inama Rugema kugeza ryari ko agomba kuba yakirukana uyu muzamu akazana umusekirite uzajya urinda hano, noneho we ufite n'imbunda. Rero uri kumva ko filime Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha iyi episode tugezeho, kubera ko tubonye ko Rugema n'uriya musaza papa Kamarade ibintu barimo bitari ibintu byiza cyane, kubera ko barimo baratongana. Uyu Rugema atangiye kuba yakeka ko uyu musaza yamugambaniye, kandi twamaze kuba twabibona ko uyu musaza yaje hano kwa Rugema afite ikintu cyamuzanye, ni impamvu nzima yamuzanye. Rero impamvu ye ni ukuba yavura iribagiza akamuha umuti wa kabiri, yarangiza akazajya kuba yashinza Rugema mu butabera kugira ngo azabone uko ahanwa mu byo yakoze yica ababyeyi ba Iribagiza. Uyu musaza niwe wenyine ufite ukuri kose ku rupfu rw'ababyeyi ba Iribagiza n'umuntu wabashe ko wabica. Rero niwe uzajya kuba yatanga ibimenyetso mu rukiko, niyo mpamvu muri kumubona hano kwa Rugema, nicyo kintu cyamuzanye. Rero ikintu cye cyaramuzanye ni ukuvura Iribagiza hano mwa runo rugo, ariko ntabwo byabashije kuba byagenda neza, kubera ko twabonye ko Rugema ndetse n'uriya mukobwa Fabiola bamaze kuba bamenya ko umuti wageze hano mwa runo rugo. Rero niyo mpamvu uyu musaza mwabonye tutangiye filimi yacu arimo atonganwa na Rugema. Ise biraza kuba byagenda gute? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, mumeze nkubwira ibindi bintu biraza kuba byakurikira. Rero uyu musaza iyo mpamvu niyo yari yamuzanye hano mwa runo rugo yonyine, yo kuba yazavura Iribagiza akibuka buri kimwe cyose. Ariko ntago imipango ye yaciyemo neza, kubera ko twabonye ko yagiye kuha umuti Iribagiza akanga. Iribagiza nawe yari yakamenye ko uyu ari we papa Kamarade wari umuzaniye umuti. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza yaragiye kuba yakora. Rero abantu bari bazi ko yagambanye, ntago yigeze agambana, ahubwo nuko yagirago azavure Iribagiza amusanze hano mwa runo rugo, noneho ibintu bikagumya kuba byamera neza. Kandi twabonyemo ibintu byinshi hano muri filime Inzira y'Umusaraba, aho uriya mukobwa Iribagiza yaragiye kuba yanywa umuti wa kabiri, nuko Fabiola ndetse na Fabiola akabasha kuba yakumva amabanga y'uyu musaza ndetse na Fabiola. Kandi twamaze kubona ko noneho Iribagiza agiye kujya mu cyaro kunywa umuti wa kabiri, agiye kugenda akajya kwa Kamarade akajya kuba yanywa umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza. Gusa Iribagiza akimara kuba yamenya amakuru Kamarade na Emile bari bamugejejeho yo kuba yajya mu cyaro akajya kuba yanywa umuti wa kabiri, byari ibyishimo gusa, kubera ko twabonye ko n'Akanyana wari ufite agahinda yuko Sylvie yamutwariye umugabo, kubera ko nawe yabashe kuba yaseka atangira kuba yakishima, kubera ko Iribagiza noneho namara kuba yanywa umuti wa kabiri. Uri kumva ko rero uyu mukobwa Kanyana nawe ibyo biraza kuba bimeze neza, atangiye kuba yakishimira ko Iribagiza yanywa umuti wa kabiri. Kandi twabonye ko Kanyana yari afite agahinda muri no minsi avuga ati Sylvie yamutwariye umugabo, ariko twongeye kubona yongeye kuba yamwenyura, yongeye kuba yaseka. Uri kumva ko rero ari ibyishimo gusa. Rero nimba ubashe kuba washimishwa n'uburyo Kanyana yabashe kuba yava muri ka gahinda agatangira kuba yakirengagiza bimwe bya we na Sylvie ibyo bari gucamo muri ino minsi barwanira umugabo, yabonye ko atari ibintu byiza, ahubwo ibintu byiza bigezweho ari uko Iribagiza yanywa umuti akabona Iribagiza yishimye yibutse buri kimwe cyose. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha, ino filimi igiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane. Nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe,
jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo iyi filimi n'uburyo uri kubonamo igiye kuzajya igenda, yuko tumaze kubonamo ibintu byinshi kandi biri kugenda bishimisha abantu, kandi iyi filimi iri hafi kuba yagera ku musozo, iri kubasha kuba yashimisha abantu benshi cyane babasha kuba badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi ntago ari ibyo gusa, kubera ko twabonye ko Cyusa na Iribagiza hari ibintu barimo barapfa batari kuzuzanyaho neza we n'uriya mukobwa Isimbi, kubera ko uriya mukobwa Isimbi ngo hari amasezerano afitanye n'uyu musore Cyusa y'uburyo bazareramo uriya mwana, ariko Cyusa ntabwo ashaka ko Iribagiza yamenya ko iyi nda Isimbi atwite ari iye, yuko Iribagiza ari kuba hageze ari kumwe na Isimbi. Cyusa agahita arakara cyane akagira umujinya ukomeye cyane. Cyusa ntabwo akiri kuvugira hasi nk'uko bisanzwe nk'uko twari tumumenyereye. Cyusa atangiye kuba yahinduka undi muntu wundi, kubera ko twabonye ko atangiye kuba yahinduka umwana mubi cyane, kuba adashaka kuba yakemera iyi nda ya Isimbi, ariko ari kugereka no kumukubita n'ibitutsi byinshi cyane, avuga ati Isimbi ntago njyewe iyo nda ari iyanjye, ahubwo hari ibintu twumvikanye, ibyo twumvikanye urabizi, rero wishaka kuba waneza Iribagiza ngo uneze umugore. Rero uri kumva ko Cyusa arimo akora amakosa kuba adashaka kuba yabwiza Iribagiza ukuri ko ari we wabashe kuba yatera inda uyu mukobwa Isimbi, kandi twebwe twamaze kuba twabibona. Rero uri kumva ko Cyusa ibye nabwe bitameze neza, kandi atangiye kuba yakora amakosa akomeye cyane, kuba atangiye kuba yakubita umugore utwite nka Isimbi. Ese amukubise inda ikavamo, uri kumva byagenda gute? Rero ibi ni ibibazo biri kugenda byibazwa n'abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe hari ikibazo wibaza ushaka ko cyasubizwa, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo bye by'uburyo ubonamo iyi filimi, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yaba nziza, abantu batangiye kuba bayikunda, kubera ko igiye kuba yagera kuri finali noneho igatangira kuba yaryoha cyane. Niyo mpamvu muri kugenda mubonamo ibitangaza byinshi cyane. Ariko ntago ari ibyo gusa, turaza kuba twarebera hamwe yuko haracyari ibintu byinshi tugomba kuba twareba, yuko uriya musore uri kurinda hano kwa Rugema, twabonye ko Fabiola ndetse na Rugema batamworoheye, barimo baramubaza umuntu yabashe kuba yamenya, wabashe kuba wamukubita ikintu kugira ngo abashe kuba yasinzira, bamubaza nimba uwo muntu yaba yarahuye na Iribagiza cyangwa na Rugema. Rero Rugema na Fabiola bari mu rujijo rukomeye cyane, kubera ko batazi umuntu wabashe kuba yakinjira hano mwa runo rugo, ariko uriya muzamu yababwiye umuntu umwe wigeze kuba yaza hano mwa runo rugo, akaza yambaye imyenda y'ubururu, bahita bamumenya ko ari kamarade, bahita bumva ko ari kamarade na Emile bageze hano mwa runo rugo. Rero uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola bafite urujijo rukomeye cyane, kuba hari umuntu wabashe kuba wagera hano mwa runo rugo, kamarade na Emile. Niyo mpamvu mwabonye Fabiola afite ubwoba bwinshi cyane, avuga ati we ni kamarade na Emile babashe kuba bakinjira hano, nibo babashe kuba bagukubita icyo kintu. Ubwo uri kumva ko Rugema na Fabiola bafite ubwoba bwinshi cyane, bavuga ati bashobora kuba barahuye na Iribagiza cyangwa akaba yarahuye n'uriya musaza papa kamarade. Niyo mpamvu mwabonye Rugema afite ubwoba bwinshi cyane, avuga ati umuti wa kabiri yaba Iribagiza yarawunyweye. Ariko ni ibintu byiza cyane kuba batangiye kuba bakeka ko Iribagiza yanyweye umuti wa kabiri, kubera ko bahita bagira ubwoba bwinshi cyane nibagiye kuba bawuhiga kwa kamarade ndetse na Emile. Kandi twabonye ko kamarade na Emile nubwo bahamagaye Iribagiza ngo azajye kuba yanywa umuti mu cyaro, ntago bizeye neza ko azahagera, ahubwo bashaka kuba bakizamukira noneho kugira ngo bamusange iwabo bawumuhe cyangwa bawujyane kwa Cyusa. Kandi barimo barakeka ko Rugema ndetse yaba afite imitego myinshi cyane yabapangiye, ashobora kuba yarabateze kugira ngo azabone uko abona uyu muti wa kabiri, yuko Rugema ntabwo yakemera ko umuti wa kabiri kamarade na Emile aribo bawubona, kandi ari bazawuha Iribagiza bakawumuha wose, kandi Rugema aricyo kintu adashaka ko kiba, ahubwo ashaka no kwica abantu kugira ngo uriya muti ntuzagere kwa Iribagiza ntazabashe kuba yanywa umuti. Twabonye ko Fabiola rero na Rugema barimo bapanga kuba bakica uriya musaza papa kamarade, kubera ko ariwe dogiteri, niwe muntu bari gukeka ko yaba afite umuti wa kabiri ashaka kuba yawuha Iribagiza. Ariko Rugema ntago arabyizera neza, nubwo yavuze ati naramuka amenye ukuri azahita yica uriya musaza. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi cyane Rugema ndetse na Fabiola barimo bapanga gukora,
bidashimishije habe na gato. Abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba rero bishimiye ko iribagiza yaba agiye kuba yabona umuti wa kabiri. Mujye muri comment mwandike amena, kubera ko n'Imana nyine izaba ibikoze kugira ngo iribagiza anywe umuti wa kabiri. Ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byaranga iyi filime, ariko Rugema ndetse n'uyu mukobwa Fabiola barimo barakora ibintu bitari byiza, bitari kubasha kuba byashimisha abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filime Inzira y'umusaraba. Se ibintu biraza kuba byagana hehe? Byose turaza kuba twabireba rero, kandi bimwe mumaze kuba mwabyibonera. Ni ibintu byinshi biri kugenda bigaruka hano muri ino filime Inzira y'umusaraba, ibintu biri kugumya bishimisha abakunzi bayo benshi cyane, bari kugumya baduha ibitekerezo byabo, tukaba ari byo tubasha kuba twashyira hano muri filime. N'abari kwibaza ati iyi filime izagera finali ryari, izarangira ryari, byose tuzabibabwira mu minsi iri imbere, yuko murabona ko filime yacu itangiye kuba yagera ahantu abakunzi bayo mushaka muri benshi, ahantu mwifuza ko yagera igahita irangira. Rero niho turi kugenda tubagereza iyi filime yacu. Nimba nawe wifuza ko iyi filime yarangira, ujyaho hasi muri comment ubashe kuba waduha ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubona iyi filime yazarangira naho ubona yazaherera. Byose tuzabirebera hamwe. Rero kanda subscribe hano kuri ino channel nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe. Nurangiza ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe n'ibyo ubona bitagenda neza, ubashe kuba wabitubwira kugira ngo tubashe kuba twabishyira ku murongo. Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane, twebwe tuzajya duhora dusubira turimo tuvuga hano kuri ino filime yacu Inzira y'umusaraba, ibiraza kuba byazamo n'ibiraza kuba byakurikira, byose tuzajya tubirebera hamwe.